Ndi papa sava. Kumegerana. Ariko ndimba. Oya ibeshye. Urakubita. Nkubita wowe. Oya, nkubita. Ibeshye aguruka. Ndimba. Oya ibeshye. Iyo ntebe hasi nkwereke. Oya. Wirwanisha intebe none. Ibeshye. Ntabwo one rwoba wowe. Oraje. Mboni. Bon, reka nkwereke none. Kandi ndimba urwishigishiye. Ni mama y'Imana wo mwijuru. Ararusoma. Jewe nindamuka nongeye kurakara. Urwishigishiye ararusoma. Ndimbati. Urumva? Ndimbati. Urwishigishiye ararusoma. Ndimbati. Uretse. Mu biki mwabagabo. Ese. Nuko mumwana. Suyuse. So biteye se. Murata n'iki ngiki kibiteye. Ayo sha wagiye. Niko wagiye ubanguka. Rutica umugamba ariko none uyu munsi wayajya. Uzi ko usanze rimwe ndihiritse. Reka ndarirangije da. Njewe niyo wari ndora kanaka. Niyo wari kunywa ane nta kintu ntwaye. Amahoro ari kumwe na mama. Amahoro. Komera. Bimeze bite? Ni sawa cyane. Komera. Umeze ute? Ebana ni sawa kabisa. Ibintu byagenze neza. Oya ntawa. Bura ni ubera umuntu w'umugabo. Kano umaze gukotunganya. Oya kanaka kabiri nanjye. Ko naka kabiri. Umwanya munini. Ubwo umaze kunywa ka kabiri. Akibintu ni sawa turi mu nyungu. Ntushaka gucimbura na kandi ntacyo. Yewe sha. Kandi nezera bakora hano bari. Utangiye kwigaragaza. Yego. Utangiye kwigaragaza. Nakira umwanya sha. Bize bitese. Digidi. Yes. Musi na abastari gusa. Komera. Bitese. Nisa. No muraza kugizwa n'iki. Vuye kuzana none imashini wavugamo. Hano hari icyuma kimeze nka kimwe. Banzu reba cyumuhasha. Ujya wumva kimwe bita Theodorite. Ubwo ni gitari. Oya. Synthetizer. Oya. Cordrete ya. Oya, Theodorite kimwe gipima ibintu byitwa bya ske bya bindi harye bijyanye n'intuza n'iby'imihanda. Oya ni ibintu bijyanye Oya. Urabona ni ibintu bijyanye n'ubugorora. Longitude na altitude. Ni ibintu bijyanye n'ubugorora. Kimwe nzajya ndeberamo ubundi ngajya. N'ubugorora kirere. Kamera gakurura kwa papa sava gazumbi kamera gakurura. Tubakiriza iki? Magama ni simbiza icyari kizi. Tunywa bimwe sha turi bamwe. Ntacyo nanjye mukankaraga nkamira. Tunywa bimwe turi bamwe. Ariko kubera ikibazo cy'umwijima ndanywa kamwe. Ndanywa kamwe. Tunywa bimwe turi bamwe. Ndanywa kamwe. Bisobanuye ngo tunywa bimwe turi bamwe. Ndanywa umwijima mwera. Ako mwijima so niba uzakwica wagira ngo ubundi ari uzakwica ubundi wagira ngo uzakwica kubera ko wanyweye. Ariko ntago inzoga ni nziza ku mwijima burya. Ibyo sinziza ubundi sinzoga ni kamera kanyu. Ubundi sinzoga ni nziza muri rusange. Oya biterwa. Oya n'ubundi ntabwo inzoga ni nziza. No kuzinywa mu rugero. No kuzinywa mu rugero. Ireka nonomera kanyuma. Urumva? Kubera ubuva. Buriya rega ikintu cyose kibaye cyinshi kirangiza. Nibyo. Ebana nicyo nakubwiraga rero. Hari umuriro umuti. Nagezeyo. Batise. Harya. None kamwaye neza. Nta kibazo akanga karisawa. Umuntu nakurangiye se wakwakira. Jewe nabaye nkihagera. Ariko nakoze ikosa. Nagiye ntariyogoshesha. Ntambaye neza. Mbona acitse intege. Uretse wumve. Ndimba. Mbona acitse intege. Hanyuma se ushyiraho na ariko cyo kurya. None se. Reka watwokereza ifi. Ifi? Ifi zirahari. Ushyiraho n'inkoko. Turisha ifi inkoko. Okay, hanyuma akamizigeri se nta dukinisho tw'urwasa nta kabushete muramufasha mbere. Brushete twayitimbura. Hari zingaro? Hari umwijima, zingaro, hari iki. Bo none ugiye kumpa umwijima na zingaro. Oya, waravuze ko zingaro ari dahari. Ugiye kuma kijima ubwo karazana n'igitoki. Noneho umubiri zingaro yashize. Okay, noneho umwijima urazana n'igitoki. Umubiri uhita ukurikiraho mu minota 3 uzane n'ikirayi. Mu gihe ukoze iyo komande y'ifi n'inkoko. Kugira ngo byihute fire irahari. Igitoki
kimaze gushira kandi kucyotsa biratinda. hari iki muri make wowe cyahita cyo cyahita kiboneka mu gihe dutegereje zana okay igihe dutegereje iyo fi n'inkoko genda unkorere agafire unkorere akazingaro ntayo nayo urabona umwijima urahari urabona impyiko irahari n'umutima na mayonnaise ndayafite na pomme de terre risole ndazifite byose ibyo bizana n'ifi wenda mayonnaise yazana n'ifi cyangwa se nkore pomme de terre turunate ariko twayiturunye wa mugani wawe reka duturane turune ntago ari duturane nayo mvuze turunate ariko ku rundi ruhande musi nishimye nakiriye abasitari uhatunye nanjye nzaba umusitari kwakira ndimbati ako kantu ko kuvuga ibyo nakiriye papa digital digi ukavuga ndimbati bakaguhera icupa bakongera irindi apo kora command ubundi ubigira ibyawe ubwo ndaje mu minota oya nushaka utinda ariko icyo ukora cyose duzane command ko dufite umwanya wa mugani ubikore witonze taza kugenda ukababura sha uratunye n'ubuntu umusaza hari no kuntu yibagirwa command umeze neza basava bitese salama ni sawa ariko bana kuri agatebe sha kuri agatebe nawe umererwe neza bimeze bitese nabaramutsaga bana namwe ariko ndabona ariko wazimenye none uretse ngo byo kuvuga ngo ndikina inkuru wazimenye dore none nakizanye papa ugiye kujya bakubita amafoto noneho ngiye gukora none icyo bita digi photography ubwo nibyo digi photocopieuse ni mafuro fotorab digi photolab ku buryo none ugiye kubafotora mushyira amafoto ibyo nawe ndabikora umva ndabakubita amafoto mujye muyamanika mu nzu mukora anniversaire bafotore mukora ibyo kugira bya disque kandi ntabwo beruka bimwegeze gukora by'intuza byo kongera by'ubukwe kandi mwakoze by'intuza bikunze gukora abakiriye kwa kundi barabanye n'umugore kwiro mariye nongere mbafotore bakunda kubigira iyo bageze imyaka 50 b'abantu oya ngurere bangabe ibyo bakoze sibyo oya biriya ni amafaranga bimwe mwakoze ni amafaranga ni yubire oya bimwe byo mu kiriziya mwasubiye yubire y'imyaka 25 ni no gusubirisha gusubirishamo bamaze kusasa uracyameze neza ariko umubano n'umubano hakiya Mungu nimbati rwose ibintu byabaye sawa reka nkubwize ukuri buriya umwanzi aragafata mwanya na mugenzi hakiya Mungu kandi buriya twateye intambwe buriya nziza kandi turashaka guha ibintu ariko se wagiriye agatebo wamugane gukora uyu muco wo kumwana gwanjye na Ndimbati ubu twifuje kuzagera no kubandi turifuza kubanduza urumva namwe mukagenda mukadimba kubera urukundo ngukunda no kuri kw'Imana n'uburyo ngiye twankwanye ngo hayizi bote ni mama y'Imana zo bote ntabwo zinkwira mwana oya Ndimba nubwo zitogeje nari nzambaye ndimo nshakaza hari nari najya gufotora none ntabwo zizankwira ntabwo zankwira nta kibazo zinsubize nzijyane ntabwo zankwira rwose kibazo urabona ari cyo ntabwo bagifite se neza urukundo ariko oya neza urukundo zazigira oya ariko ubwo zitamukwira ariko oya yanazimanika nzazigira ndazigira ahantu Ndimba zitagukwiye oya zime nta kibazo zime cyangwa reka nkubwire cyangwa ziduha amafaranga tuyanywere twihera amafaranga tuyanywere angahe duhaye ufite kuko ari urukundo n'ubundi ubwo birasa naho hanyuma agaciro dore ni cyashya sureba iki gikorwa ukoze yego duha amafaranga bijyazana nawe ni nko kuguheramo turahera nawe no kuguheramo nta kibazo reka nkubwire rero nanjye ideni warundimo ndari gusoneye uti ideni warundimo ndari gusoneye ubwo bihwaniyemo nta deni undimo Ndimba didi uri inshuti yanjye oya se kandi nyine nta kindi nako nta n'ikintu narya ngo nk'ubu zaje di and ndi naje okay hanyuma brochette kugira ngo zidahora nanze kwirirwa nkita nkuzanira 5 bayinzanye ndazana izindi ufashe ihorere mwana ihorere
wirira fata kabuye uri unkore ikintu kandi cyiza kandi neza Garuka Didi Demba Imana ikunda abagabo Imana ikunda abagabo we abagabo baratamira bokamoka murara umuntu ugiye kukinyerera si ariko hari undi muntu uri hano ubundi arakizaza w'umushenari hejuru ariko abantu bararyaboka dori cyana ariko reka nkubwire kuriya njyewe ndimbati urabizi neza ariko wamuhamagara we tumuhamagara ariko waceceka twumve tumubwire baduterera agatebero ngo twumve ukuntu ki ariko uriya ninjye akwiye ninjye akwiye aho yajya hose uriye nsanze ariwo urumva niwe banyandikiye ako ndimba niwe naremewe uriye ibara muremye ivuye nayo yewe itananiwe itarushyaho gacwa urabona ngo yamafashe umunsi wa mbere irarema urumva imana buriye urebe imana ukuntu yabigenze ngo yarabanje tukongera kurangaguzwa nkagira ngo aracyari mu nzira urumva uzi ko umuntu yamuremye nyuma ariko yamuremye nyuma yitonze ariko yaremye umugabo hanyuma se imukura mu rubavu none itukura mu mugore tekereza noneho tekereza umugabo tekereza umugabo urubavu rwavuye muri none reba ukuntu kimeze ari ikinyarwandakazi noneho tureba noneho hatamu noneho ukuntu yameze ukabyara we ariko bana nderetswe kandi igitangaje sha burabasanga nk'umutipe ukenyera ari nk'akantu kakabwa gatereye ukameze oya reka two guca urubanza wenda hari ibintu yiziyemo cyangwa nawaje kwiyakira nk'abandi bose ari gusa oya akabaje kugira atese gusaba akazi hano kwanza reka nkwereke ngize amahirwe agakora hano umva ntureba njye nasaba ko gukoropa njyewe aramutse aje gukora ahangaha ndimbati sura ukuntu dusuhuje mbese nkubwira ngo wiriwe neza mbona arahindukiye arandebye arongera areba hirya ntabwo ari we yarebye ni njye yarebye gwece ni njyewe yarebye ndimba ni njye yarebye oya ni njye yarebye yababa we ni njyewe warebye ageze n'ahari arahindukira arandeba ageze aha urumva oya mani wikikina ni njye yarebye ni njye yarebye ni njyewe warebye njye ni njye yarebye ninde wikirije ninde wikirije njye se sinikirije ntabwo akumvise ageze aha ngaha bivuga ukuntu bigenze uretse ukuntu bigenze ageze aha ngaha akigera aha ngaha ahita ndeba urumva ahita avuga ngo mwiriwe sabivuze nyegereye hano urumva yarageza yari mu bitogo bya ntandwa noneho ninjye wamubonye mbere ariko ntabwo wamubonye ninjye wamubonye ntabwo umubonye nyuma urumva ntabwo umubonye nyuma hehe nyuma se ntatambutse gutya mitana na kwanza wowe nabiriya biti byari bikengereje anyuzeho reka nkubwire digiti ariko aje gukora hano nkuko twavugaga ruguru wenda twari tugiye kwanza no wanjye none ubwo uvuga ngo nuwawe rero no wanjye nge nta n'iminota 30 ngiye kuguha noneho nta minota simuvuga ngo Mateteri ngo ni mwiza ngo arayaga iki cyana nkubwiza ukuri ndimba ngiye kuzitura imbwa ngihige urumva muhige ku rwego azajya yicara noneho ese ubundi no kwande hako kimwikina mubwo uri ikintu uri uwuye ariko ndi ufite ikizi ari kuryo sanyaga akakwemera akanyemera ndakubwira nyame yakinjiye hano ariko kwemera ariko uzukunda ndeba kwanzanye cene ijisho akwemera nikise nibyo bitama bibi bakwicishije aha baba wo kwicirije hanyuma subwo we niwe yakunda niyo mitunu iyo mitunu
ariko ujya wireba cyangwa ukagira ngo nawe ukishyira mu bantu urambona ukuntu ndeba none ndeba nateretse amaso nk'ayinyana ibyo byinyo bigerekeranye mu kanwa se nibyo yareba urumva wamucenzuwe nawe ndagerekeranye ibyinyo wowe ari njyewe nawe nibyo yareba wamucenzuwe nawe uburyo ushaje urumva uwo mudigi wazana imbere y'uwo shaje heza ndashaje se ntabwo babandeba wangegera ntabwo anyuze hano akandeba atakureba urwo rusatsi rwakwereyeho wowe se ubundi yakwemera akwemezwa n'iki ariko uretse ko wenda nkubashye kuri umuntu unyubaha uyaceceka reka kunyubaha oya ntabwo nanabireka gusa urankanga iki wese urankanga iki urashaka kumbwira ngo wazana uwo mudigi imbere y'uriya mukobwa akawureba wese wazana ibyo byinyo bihegekeranye bimeze nk'amasuka ya gaterepirari imbere ye ujya kureba ko anagira ese urumva nk'ubwo uvuga ngo ufite ibyinyo nk'ibya katerepirari ubwo iki cyiza ufite mbese oya iki cyiza ufite aho ntari mwiza se ni ku buryo se uwo mubyizi se yagukuraho utwo dufaranga se wamuha uwo munezero mu buriri se wavuga ngo uraza hanyuma se wowe niwe ufite icyo wamuha wanzererezewe wowe niwe ufite icyo wamuha wowe ufite iki se naba nanjye ariko naba nanjye mfite aho ntaha muri kara karuru manuka ushinga umudigi hejuru y'ibikenyeri ara muri nuza wamaze guhagurwa cyane ngegera nawe ntabwo ngegera ingegera ndamaze nibi ayi wawe ubu se disi uraza wipendekeza utyo tumugarure se twivuga ibigwi oya tumugarure twivuga ariko ni wowe wavugaho ndi wowe wowe wavugaho ndi wowe wago navugaho uri oya urazamura uratinyuka ukazamura urutoki nge baranzi uzambaze mukantuza mukakirimbuza aranzi uzambaze mukapapa savu uyu nguyu aranzi uzambaza abakobwa mukapapa ntabwo anzi se ngewe akuze satarabanje kumenya wowe akuze atarabanje kumenya none se ngewe ko yakumenye ngewe akamenya nyuma yakumenya ate yamenya ate nyine byibaze nyine reka tureka ko atakumenye tureka ko yakumenye sibyo ngewe ndazwi we cyakoze urazwi wa mubyeyi urumva nge ndazwi urazwi disi we utazananyenesha ngewe urumva wa mugani wawe se ugeze ngo twarabyibagiwe twibagiwe muhuruza kwa papa sava urumva muza muvuga ngo kwazanira muke wabyivugiraga urazwi ariko pe bikwibutse ibiki shyashyariza ibiki nyine yamuhuruje byagenze bite utekereza yuko twibagiwe uburyo baje bakavuga ngo bagutumye ngo gucuranga muri stade ukazana ka soniteke icyohe ni wowe ubwo se turabyibagiwe nibagiwe ukuntu mwivagamo umugore agutuka ngo umwana wamwise ngo nta wasa urutare nawe akakubwira ngo nta cyarwasaga kasukuru twe oya ndabyibagiwe si ibyo ngibyo se ibyo si byo biganiro bizanye ute oya reka tubivuge so bizanye ubu se nibagiwe wowe hari ubwo urushinge hari ubwo rucukura fose butike ubuze ruki urushinge uruhitirizo ari kuvuga uruhitirizo ukagira ngo ndibagirwa karegera n'agatoki bavugaga ngo barimo kogesha ingunguru mbyibagirwe oya reka tubireke n'ubundi twaje mu kivandimwe ariko ntugire ngo nibagiwe uburyo mukiwawe ubwe yakwigira imbere y'amaso yanjye we ati nakwambariye imyenda kandi ntago kuberegerana ariko ndipa ubu tuvugishije ukuri nicyo mupfuye ukavuga uti umuntu twaranywanye mugapfa icyo kintu umukobwa ugiye kwirebera umupfiyasa urimo hariya niwe muri kurwanira ubuze murabizi neza ko nawe arimo kubatekereza hariya mu nzu urandeba iki se ese ntabwo ndeba we nturi kundeba nakumiro kabisa ubu ibi ntibyari bifite abandi babirya njye nari nitonze urumva atari wowe se ni wowe ubizanye genda urumva ni wowe ubizanye ibigambo byose wambwiraga genda ni wowe uzanye ibigambo rata twari twitonze ariko nta n'ikibazo cyari gihari mugapfa icyo kintu Dimba ko wambaye ubusa
de Wiriwe neza. nese ko wikoko Salama. Nicyunzwe se sheri nicyunzwe cyangwa ni ubuhanza waba Dimba ko mbona mwiyambuye se aha naho nkabona hari akajagari papa sava nuko umusigaye museriva byagenze bite Akarere gatoya kabaye. mbona hirya hasi banikandakanda Nta kibazo twabirangije bya. habaye iki se hano barababaza mugahuma ubundi se ni gute mutahuka ahantu h'abagabo muje kwiyakira mukangiza ibikoresho mukangiza ibiribwa murapfa umukobwa wigiriye kureba fiyanse uriya mukobwa arabazi kuki barapfa umukobwa noneho barwanaga njye sinjya mpfa no kuvuga hari ibintu by'umukobwa mwumvise ndimba habereye iki vuga cyane ni inzoga zimenetse hanyuma ibyo by'umukobwa papa sava avuze ni by'iki ni madedera harere kuvuga madederi se yarara ahangaha Akantu kari kanyuze. Akantu kari kanyuze. hanyuma atambutse se Ahita ajya mu nzu hariya ruguru. hanyuma Aragenda yinjiramo hariya mu nzu. hanyuma nyine mwebwe mupfuye iki ko umukobwa yinjiye ahangaha ko ari mu kabari yagenze bite ku buryo murwana abantu b'abagabo ako ndimba ubwo umugabo nkawe wubatse n'imyaka tumaranye uri umuntu wo kubona umukobwa agenda ukamupfana digidigi umusore ubwo se umukobwa yari afite iki ntafite yari afite iki digidigi ku buryo mu Rwanda nta mirwane nyine mwapfuye iki mwamurebye gusa nuko murarwana aha madede genda urambyemo iyubakire wowe biharaye Didi mwapfaga iki mwapfaga icyo yandimbate mwe muduhamagaye muduhuruje ibingibi muduhuruje uwanjye reka mujyane cishwa nibi mwari muduhuruje cishwa ahangaha tugende hoshi ibindi turasigara ngaho nimugumane mwebwe nimwuyubakire None se fagitire ndimba. ndavuza ngo tahane Ibya fagitire.